Muraho neza tugarutse kuri Narada Golden TV tugiye kuvuga ku buzima bwa Hakizimana Valens, umugabo w'imyaka 36 utuye mu kagari ka atuye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Mwendo, akagari ka Mutara, umudugudu wa Kabiha. Uyu mugabo yakoze impanuka y'igare hashize imyaka 11, umugore aramuta amukuraho umwana wamufashaga. Avuye mu bitaro yari amazemo imyaka 8 asanga inzu ye yaraguye, kubera ko yakeneraga kwivuza ubutaka yari afite barabugurishije, nta hantu hera hirabura afite yagira icyo akuraho cyamutunga. Imana yemeye ko akora impanuka ariko irangije imusigira kurya. Rero mumugirire neza. Valens arababaye, nta buryo abona bwo kujya kwa muganga kuko aho atuye ni kure kandi hagendeka nabi rwose. Iyo ashatse kujya kwa muganga hari umwana w'umuturanyi umukubita ku mugongo akamugendana imisozi yose muri buze kubona twazamutse, yananirwa agashyira hasi, yananirwa agahamagara bagenzi be bakamufasha kumushyira ku mugongo kuzageza ubwo bageze ku kigo nderabuzima, hanyuma bagahamagara ambulance ikamujyana ku bitaro bya Kabgayi. Ntabasha kwicara kuri moto kubera ko igice cyo hasi cyose cyarangiritse, kubera kumara igihe kinini mu burwayi ubona ko n'izindi ngingo ze zose zagiye zangirika, intoki ntizikora, asigaranye umunwa wo kuvuga n'igice cyo hejuru, amaboko ubona ko ashinga inkokora. Mbese muraza gukurikirana ubuzima bwe bwite muri iyi video. Yagerageje kuvuga gahoro cyane, niyo mpamvu nshyizeho aka ka audio kugira ngo nyuremo muri makeya ubuzima bwe. Umugore yaramutaye, mushiki we ajya gushaka, Valens asigara mu kazu mushiki we yamutije nako gashaje kava ku buryo buteye ubwoba. Rero Yesu yaravuze ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muransura. Nimusure Yesu namwe azabitura ibyo mwagiriye Valens. Reka rero mbareke, yavuze mu ijwi rito cyane, muragerageza gutega amatwi ariko nimutanumva n'icyo ari kuvuga murebe imibereho abayeho bibatere kugira icyo mwamumarira, kubera umutekano we, kubera ko abantu bajya baza bakamwiba agasimuka adakoresha. Ntabwo nifuje gushyiraho nimero ye, uwumva hari icyo yakwifuza kumufasha yanyuraho nkamubwira uburyo yagera kuri Valens. Nimero yanjye ni 0788 50 15 53. Imana ibahe umugisha. Ahera ku mazina. Nitwa Hakizimana Valens. Nkaba mba mu rugo rwa njyenyine. Ongera akajwi. Nkaba mba mu rugo rwa njyenyine. Ukuntu byaje kungendekera, nakoze impanuka 2014. Ubwo nyine njya mu bitaro i Kabgayi. Ngeze mu bitaro i Kabgayi nta mitiweli nagiraga. Ubwo ambulance yanjyanye baragurisha barishyura akantu nari mfite. Ubwo aho ntahiye nyine nsanga n'inzu yanjye yarahirimye. Ariko mfite ahantu. Mu bitaro wamazemo igihe kingana iki? Namazemo imyaka 8. Mu bitaro bya Kabgayi? Bya Kabgayi. Ariko nkaba najyaga i Kigali nkongera nkagaruka guca muri scanning. Nkagaruka nkibera i Kabgayi. I Kabgayi ikintu bamvuraga ni ibisebe nari narazanye ku kibuno. Aho bikiriye baransezerera nyine ngaruka inaha ngaha. Ubwo ngubwo ndabanza gukubitana n'uriya muvandimwe Iradukunda i Kabgayi. Ubwo nibwo yaje kumpuza namwe, yaje kunsura ari kumwe na papa we na mukuru we. Ubwo ndishima cyane. Ahantu waguye twahanyuze, twahabonye mu kiraro bahanyeretse. Wari utashye ari nka saa ngahe? Hari saa moya.
saa moya z'ijoro. ubwo Uri ku igare. nari natwikiraga umuntu wari hakurya y'Inyarusange mutwikira amakara, noneho ubwo nari namuzaniye n'utuntu mvanye i Muhanga, nyuma yo kumwishyuza nsafite abakiriya benshi biba ngombwa ko ntegereza amafaranga, ubwo ntashye nibwo nahaguye. Uvamo? Kuvamo ngo ni umuntu wibumbira inkono wabyutse agiye gukura insibo, aba arambonye, ambonye ahamagara mudugudu bagiye kunkuramo, polisi irababwira babe baretse aho bankuriyemo, nyine sinari mbizi, nari ndi muri koma, koma nayimazemo hafi ukwezi, ubwo nakangutse nsanga i Kabgayi, nta nubwo nari nzi ko igice cyo hepfo kidakora n'intoki, nari nzi ko ari bizima, ninyagambuye numva simpabuja, nyine ndatuza ndabyakira, ariko kubyakira byarambangamiye, byaramvunnye cyane kuko nagerageje gushaka no kugerageza kwiyahura, ku gitanda cyanjye hari urusinga rw'umuriro, ndaruca, matera zirafatwa, barakupa muri fizibure, baza kungira inama bambwira yuko Yuda impamvu atanditswe mu gitabo cy'abatagatifu ari uko yagurishije Yezu, azi ko adafatwa, abonye bamufashe arababara ajya kwiyahura, niyo mpamvu Imana itamubabariye, ubwo nanjye ntangira kugenda niga iryo jambo, ndashyirwa numva ko ubuzima bwanjye Imana izageraho ikantarura. Yego, rero muri iyo myaka 8 ngira ngo ntabwo watubwiye wenda ko wari umusore, wari wubatse. Nari nubatse mfite umugore tumaranye amezi 8, ubwo ngubwo tukaba dufitanye n'umwana, hagati aho uwo mwana yaje kumutwara, ariko nari nzi ko ari uwanjye, yamutwaye afite imyaka 10, amujyana ahandi ngo niho kwa papa wiwe, yamujyanye ejo bundi amashuri atangira nibwo bamuhinduje. Wari uzi ko uwo mwana ari uwawe muri iyo myaka yose, usanga si uwawe, araza aramujyana? Yaraje, ntabwo yaje kumujyana, umwana yagiyeyo kwa mama we bakoresheje ubukwe, umwana aragaruka ari mu masaha ya nimugoroba, amwohereza kujya kuvoma, arayazana, mubwiye naza aryame, igihe nta nubwo twari twatetse, mubwiye naza aryame, umwana arabyanga ngira ngo ni ku mpamvu yo gusonza, ndamureka ndavuga ni ngaho genda, uzagaruka asiga afunze, nyine arigendera. Nyuma nibwo naje kumva abantu bambwira ati bamujyanye kwa se ngo we ntabwo urize. Hari ubwo nyina se we yabikubwiye? Mama wiwe yarabimubwiye, abwira ako kana kagarutse kaje gutwara kontoni yako, ubwo akana nkabajije kambwira ngo mama wako ngo ari ahantu yakimuriye, ngo ntabwo ari papa, njye ntabwo ndi papa, akana ndakareka karigendera. Ntawamenya ibyo ari byo, ushobora gusanga wenda ari bifite izindi nkurikizi, ariko urumva niba uwo mwana ari we wagufashaga, uyu munsi noneho ubayeho ute? Ufashwa nande? Kumesa, guhindura imyenda, guhindura izo sonde? Kuba uburyo mbayeho, hari agahungu kajya iwabo batuye hariya haruguru, kaza hano tukirirwana rimwe na rimwe, kuko nako nta mama wako kagira, iyo mbona mfite nk'isabune ndakabwira kakamfurira, naba naje nk'aha ku nzira, urabona ni kwa 4, uriya muhungu unyuze hano ndamubwira nti wamfashije ukansubiza mu nzu, nimba hari icyo mfite nteka nkabubwira nti wakinshyirira ku ziko, ubwo uwo muhungu ntiyabonetse, nuko ngiye mbaho, hariho n'igihe nirirwa mu nzu hanafunze, wenda nkazamubona bukeye, kuko ntabwo ajya amara iminsi 2 atansuye. Hanyuma wambwiye ko igice cyo hepfo cyose kidakora, ukoresha sonde. Uturuka gutya ntabwo hakora, kumanura hepfo, n'amaboko ntakora.
intoki nizo zidakora. Kuva icyo gihe wakora impanuka cyangwa byaje nyuma? Narakangutse nsanga ni gutya, intoki zo zararambukaga ariko nyuma zaje kugenda zihiga. Ariko n'ubu zirambuye zarambuka nuko zo ubwazo zitabyikoresha. Iyo zirambuye gutya zirarambuka ariko ntizifata. Ni ukubera kumara iminsi uryamye. Harya wambwiye ngo wakoze impanuka 2014. 2014? Ubwo imyaka ibaye 11. Ayaya. Ihangane. Hanyuma rero iriya sonde wambwiye ko bigenda bite kugira ngo uyihinduze? Sonde navuye Kabgayi mfite sonde y'imbere mu mubiri, ariko noneho hakaba hari udusonde twajyaga tugura i Kigali batwita umukate utabambara inyuma. Naje kureba ukuntu gaforomye, maze kuza kureba ukuntu gaforomye nafashe ga ndayipfundika za ntoki zayo, nsigazamo agatoki ko hagati gutya, ndagapfumura nshyiramo n'umushumi. Hahandi wambarira haza hagafata gutya, niho nshyiramo igitsina cyanjye. Noneho nkajya nyara bikamfasha bikajya muri ya shashi, iyi shashi ari nzima nkabona umuntu arayimvidurira. Ubwo sonde nakuye i Kabgayi, nagiye hariya ku kigo nderabuzima bayinkuramo, ndavuga mwigire indi munsubizamo kuko sinambona uza kumpinduriza. Nikoreshereza iyi ngiyi, niyo mpamvu nyimaranye igihe. Ntago inyura mu mubiri. Niwo mugisha wagize iba yaraguteye uburwayi bukomeye. Uretse ko n'ubundi zo nabanye igihe kinini zarabunteye amanfegisiyo. Iyo hari igihe ngira nkatengurwa nkahenda n'umuriro, amanfegisiyo yanyatatse. Urumva nayo uyihindura nyuma y'igihe kirekire, nk'ubu nta yindi uheruka, umbwiye ko uyimaranye amezi? Nayizanye mu kwezi kwa kabiri. Yego. Ubu turi mu kwezi kwa 10, ubwo uyimaranye amezi 8. Harya kugira ngo igurwe? Kugira ngo igurwe simbizi, nimba muri farumasi zibamo. Muri farumasi ntizibamo? Muri farumasi ubu ntizibamo? Tuzabaza. Nanjye igihe nabaga ndwaye bajyaga bazimpa, hari umuganga duturanye witwa Manuel wazinzaniraga zikuye ku kigo nderabuzima. Kuzibona bwo zaboneka kuko ziraboneka. Tuzabaza uburyo zabonekamo. Kuko irakabije. Irakabije, amezi 8 ni menshi. Bahinduraga mu minsi 2, n'akamezi 8. Yewe. Ubu rero wumva ibyiringiro byawe bishingiye ku ki? Ibyiringiro byanjye bishingiye ku Mana, kuko iyo mbwiriwe nkaburara uracyandayitegeka ikangaburira. Iyo nyisabye nti Mana uyu munsi ntago ndi bukora y'agahato, ibyumva nkabona nk'umuntu ampaye nk'umwumbati, nuko nakora kuri telefone nkabona namwe muramfashije, nkavuga nti Imana ihabwe icyubahiro. Byose bivuye mu kuboko kw'Imana, ayishima gutya. Yego. Hanyuma wambwiye ko nta wundi mwenda ufite? Nta wundi mwenda mfite uretse uwo nguwo. Yego. Wowe wawubonye ute? Nawuhawe n'umuvandimwe w'imuhanga bita Solange. Ubwo ejo bundi namuhamagaye mubwira ko umwenda yampaye ushaje, arambwira ati ese ko nimutse wabona umuntu ugerayo uza kundeba nkamuha umwenda. Nshaka kumuhuza n'uriya muhungu akajya abyuka akigira nawe gushakisha, kuko ntabwo tubana, yirarira iwabo asiga akenze. Ubwo sindabona umuntu wajya kunzanira uwo mwenda. Icyo gihe nari nanarembye nshaka kugaruka kwa muganga. Ese iyo ushaka kujya kwa muganga hano havute? Ko ari kure, nta muhanda uhagera, ni mu misozi. Uriya muhungu ahita ashaka bagenzi be bagendana, bakanshyira mu mugongo,
iyo ngeze hariya ku bitaro bampa ambirasi njyana i Kabgayi. Ni ukuvuga ngo muva hano uri ku mugongo bampetse ari umwana ku neza mwana. bakandyamisha hasi undi akampeka kuko na moto ntabwo nabasha kuyicaraho. Na moto ntuyicaraho. nkaba nashimira abo bavandimwe bagerageje kudutuma mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. Yego, nawe Imana iguha umugisha kubwo kwihanganira ikigeragezo uri kunyuramo, kandi igihe cy'Imana kigeze izatabara. Kandi ntekereza ko mu myaka 10 yose umaze byarashobokaga kuba wagiye. Izo infection, izo sonde wambaye muri ubu buzima bwa hano ndi kureba ubayemo, byarashobokaga ko nazo ubwazo zakwica, ariko uyu munsi uracyahumeka. Uyu munsi uri kwigisha abantu benshi, uzihanisha abantu benshi, abandi nabo uzabera impamvu yo kurimbuka, winangiye imitima. uwo mumama tujya tuganira akambwira ngo ndi inyuguti mwigisha, kandi nshobora kuba ntazi yuko nanjye ubwanjye ndi inyuguti nagakurikije. Akaba ari kumbwira ati ihangane ejo utazabura ubugingo bwawe warabuze n'ubwiza. Yego rwose. ugasanga turi kuganira nyine yajya anyuzamo akampamagara. Ni ukuri unambe ku Mana. Uyu mubiri warakuruhije, sibyo? Uyu mubiri urakuruhije, ariko twebwe nk'amagambo y'ihumure tukuzaniye, ubugingo bwawe bube mu biganza by'Imana, kugira ngo utazabura isi ukabura n'ubwami bw'Imana. Mu kigeragezo urimo ntutuke Imana, uko byaba bimeze kose ujye ubwira Imana uti Mana ni wowe nikomejeho, ahasigaye nawe kora iby'ubutwari ku buzima bwanjye no ku bugingo bwanjye, cyane cyane uzirikane ubugingo, kuko twese ibyo twarangaramo byose natwe twakwirata ko turi bazima, turangaye ku bugingo bwacu ntacyo byaba bitumariye. Rero komera, nta kindi twakubwira, ntitwagufasha ku mubabaro ufite, ntabwo twakwakira ku buribwe, ariko tukuzaniye amagambo y'ihumure. Komera, ukomeze umutima, dufite Imana mu ijuru, kandi isi tubabaza igihe kizagera tuzayisohokamo. Yego, urakoze. Yewe uyu mupapa twasanze aryamye hanze, aha muri kureba ndi kwerekeza ni inzu ye, niyo abamo ntabwo ari inzu ye, ni inzu bamutije, nibwo buzima abayemo. Aha ndi kwerekeza aho yinjirira ku muryango. Aha ni inzu, murareba amategura yarasambutse, ayariho harava, dore ngubu uburiri araraho. Yinjira rwose murabona aho inkono iri, ni naho uburiri buba, aha niho arara. Uyu muntu w'Imana akeneye ikiganza cya buri wese, ikiganza kidafite ubugugu, umutima utuzuyemo no kwikunda. Wagira icyo ukora ukandikisha umugisha mu ijuru, naho mu isi ho ntabwo ari iwacu. Imana idufashe. Ubona ayo mashusho arayakoresha iki? Dore inzu. Rero mwe mwagerageje kugira icyo mukora, Imana ibahe umugisha, ariko uzagira ikirenzeho ajye azirikana ubuzima bwa Valens. Yego turahabonye, ndumva twagusezera tugasenga tugataha.
witwa mama. Ute meze neza. Kandi ahantu ubusinga binyura ugira ngo ahantu hose hari umuriro, ariko reba aho twaturutse hose aka gace kose ureba nta muriro ubamo. Oya oya. urabuza ubuzima n'ibindi nk'uriya mugabo n'umugore barimo kwiganira ku cyumba cyabo cyose, urabona bataguwe neza. ushobora gusanga banezerewe mu rugo rwabo rwose bishimiye. Mu mijyi tuba dufite iyo ntabona unzara ntabwo najyaga kugerayo. hano ntabwo harangiye umuntu, yewe kereka uvuze uti nuzagera numara kwambukiranya imiguramo ubu wese ujye mu warize kuko hari utuyira tunoze ukuntu. aho bari harakomeye. Mari yakumutumiki ukaze murebe uyu umuturanyi wagusuye se. Imana imumugisha. uri kumvira ijwi se muri kuvugana urizi? mbwira ko urizi vare. mbwira ko urizi cyangwa uri gushidikanya. ntabwo ndi kubishidikanyaho. ejo bundi twaravuganye. yego mwaramutse bene data, dore umurwayi tugiye gusura tugeze ahantu yaguye agahita aba pararize. dore ni aka kararo yagenzeho ari ku igare, yari avuye gushakisha udufaranga ku igare ko yari umunyonzi. araza ageze kuri kano kararo ahita ayobera ahangaha agwamo hariya hasi. muze murebe aragenda agwa muri uriya mworera hariya hasi. kuva icyo gihe kugeza uyu munsi araryamye. mu kanya ndaba mugezeho, wenda sinzi urugendo rusigaye uko rungana. ubu nahagurutse mu rugo saa 3 na moto, hanyuma tugera aho tuviraho. ubu twakomeje urugendo n'amaguru. dore ngaho uko hameze. yego murabona rero ko Satani ari umugome. yagize umuntu agusha kuri kiriya kibuye. kuba kiriho n'ubuntu bw'Imana, ntabwo nzi umugambi wayo imufiteho, ariko byarashobokaga ko agenda uwo munsi, ariko amaze imyaka 10 ababara. Mari, ni iki kigutera kuza gufasha Valens? nuko nyine nawe namubonye nkabona ndamwikunda. mupfana iki? muraturanye hafi? ufite imyaka ingahe? 20. rero ufite umutima ukomeye, kandi bikora ntabwo ari imfabusa mu maso y'Imana. hari abantu bakuru batabasha kubikora, ariko wowe Imana ikomeze gukomeza, kandi nawe izaguha umugisha, izakugirira neza, kandi ntuzacike intege. ntabwo nacika intege. Imana igukomereze iyo mpano.